kanongere nibwirira abantu bari mu bice by'i Burundi, ubu buhanuzi bugiye kwambukiranya imipaka. Ntago ari ubuhanuzi bwa hano mu Rwanda, ntago ari ubuhanuzi bwa East Africa, ntago ari ubuhanuzi bwa Afrika, ni ubuhanuzi bw'isi yose bugiye kwambukiranya imipaka. We wumva uru rurimi aho uri hose, Imana y'amahoro icyo kintu cyari cyarakubangamiye aho ngaho bavuga ngo Vitali ngo Diane ngo iki, ariko Imana yanyeretse hari umwuka w'ingo nyinshi zigiye gusenyuka, abantu bafitanye amakimbirane, umwe aca undi atera inkokora, umwe aca undi atera inkokora, ariko Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu bumva ko ni mugore yumva agiye guhambira, yumva agiye gufata imizigo yiwe yigendera, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo ije gukura icyo kibembe mu rugo rwanyu. Icyo kibembe cyari kigiye gutuma mu bakabarore mujya ku karubanda. Imana y'amahoro igiye kugikura mu rugo rwanyu. Imana yongera irambwira irenyereka abandi bantu bari bafite ibibembe by'ubukene bwa bundi umuntu ashobora kwinukiriza akabwumva, ariko Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa munani reka ntangira ngusuhuza kwifuriza amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe ugeze kuri iyi channel ubwa mbere. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana naboneke kuri wowe, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe udukurikiye utameze neza. Reka nkubwire ngo komera, Uwiteka ni muzima, ashobora byose, nta kintu kimunanira. Uyu munsi biranga ariko ejo birakunda, nzi neza ko Imana izakugirira neza. Nkuko bisanzwe turagarutse mu biganiro byacu bya buri munsi. Umunsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana Pastor Peter. Ni kucyitwa cyababaye apote. Narakubwiye ni ababisobanukiwe bazambwire. Nge iyo bigeze mu Cyongereza birahinduka, byagaruka mu Kinyarwanda ugasanga rimwe na rimwe biritiranwa, bifitanye isano, ariko ndacyari Pastor Peter. Uracyari pastor cyababaye apote? Nkaba ndimo umwuka w'Imana w'ubuhanuzi. Apotere, nge narakubwiye ngo umunsi nahamagawe ngo sinshidikanya ko ntari intumwa, ariko kuba iby'intumwa bya bindi by'imihango n'imigenzo yo gusukwaho amavuta, ibyo sindi buze kubyemeza kuri iyo titire. Ariko nitugaruka ku muhamagaro, umuntu wese wahamagawe yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza, nubwo waba uri umuvugabutumwa. Wa wundi twita evangelist ni umuvugabutumwa, ni intumwa. Apotre rero iyo tugarutse mu Kinyarwanda dusanga ari intumwa. Noneho urambwira utaratumwe n'inde rero avuga ijambo ry'Imana? Ngo mu magambo make uri apotre Peter. Andi Prophet Peter ataza kutuma bantenga hirya iriya havuga bati ni hayigarade. Ibyo bintu bya prophet ntuzi ko ngo prophet ari ibintu ngo byavuye ikuzimu? Nibishaka bibe byaravuye ikuzimu cyangwa bibe byaravuye he, ngenza ubusobanuro bwa prophet. Prophet biva kuri prophecy. Prophecy bisobanura ubuhanuzi. Prophet ni umuhanuzi. Rero niba ni kuzimu bahanura, ubwo nyine nibyo. Ubwo nibyo niba ni kuzimu bahanura. Rero ndise ikuzimu ko nta mirimo ibayo, wabuhanurira ndi kuzimu. Ijambo prophet ryaba ryaravuye ikuzimu gute badahanura? Yego. Aha, ngaho dusengera Imana dutangire ikiganiro. Turagushimye Uwiteka Imana nziza, ndagushimye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Izina rya nirihimbazwe kandi nirihabwe icyubahiro. Muri byose watubereye Imana kandi urakomeza kutubera Imana. Waturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'ubu uracyaturokora, uzakomeza uturokore. Tugirire neza rero kugira ngo iki kiganiro kiyoborwe na mwuka w'Imana, kandi buri muntu wese afashwe nacyo, hagire intambwe avaho ajya ku yindi. Izina rya rirushaho guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Amen.
Imana y'amahoro iguhereza umugisha. ndawakiriye kandi ihe umugisha abakurikiye isezerano na hehe handi harya n'agakiza n'agakiza TV show. Imana ibaho umugisha, twese hamwe duhabwa umugisha n'Imana, namwe muhabwa umugisha. Amen. Amasengesho ameze gute? Amasengesho ni wowe ujya ukunda kuvuga ngo nakagaruka, ariko arakomeje, ndetse tubonye Imana igiye ikora imirimo n'ibitangaza. Ndibuka Imana imbwira ko imanuye umwuka wo gukiza indwara mu kwezi kwa karindwi, ndetse no gukuraho ubugumba. Ubaho tuvuganira hari ubuhamya bw'abantu babiri bamaze kwakira, bamaze gusama muri uku kwezi already kwa karindwi, kandi wibuke ko uyu mwuka urakomeje kugeza no mu kwezi kwa munani. Hari umudamu uri South Africa yari amaze imyaka 7 atabona habe, ariko ubu aho tuvuganira yamaze gusama. So afite impungenge rero z'uko iyo nda ntibizabaho, ntibizavuka. Mbese arumva yarabaye excited, arumva byaramurenze mu myaka 7 atanasama byibura ngo zivemo. Ariko ubu aho tuvuganira ejo bundi yahoze ampa ubuhamya, arambwira ati ubu ngubu amerewe neza. Byo rero ni ishimwe ry'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Undi mudamu yambwiye ko ari Sweden, ari muri Sweden. Nawe yari amaze imyaka 4 yarabuze inda, yarabuze da, yajya kwa muganga bakamubwira ko ameze neza. Ariko nyuma yaho dusengana Imana, amaze kumva arampamagara, turasengana Imana, Imana yafunguye inda ye, ubu nawe yarasamye. Ibyo rero ni ishimwe rivuye muri ayo masengesho agikomeje. Amen. So Imana y'amahoro irimo irakora n'ibitangaza ni byinshi. Hari abambwiye muri ya minsi 7, oh my goodness, iriya minsi 7 yabohoye imitima. Yabitangaza Imana yagombaga gukora mu minsi 7 byo kwa abantu bagomba gukira ibikomere. Hari abantu benshi barimo barambwira bati mushumba, Imana y'amahoro ikomeze guha umugisha, Imana iri muri wowe. Ababwira nti Imana nihabwa icyubahiro. Bamaze gukira ibikomere, barumva nyine ari inkovu, ari ibisanzwe. Hari abari bagiye gutana bamaze kubabarirana, hari abandi bari bamaze kwakira umutima wo kutazigera bababarira. Ariko uyu munsi hari uwambwiye ati yafashe initiative yo guhamagara no kuvugana abantu bose bagiranye ibibazo, barababariranye. Ubu ngubu abantu bamerewe neza, kandi uwo mwuka w'Imana uracyakomeza kugenda ubohora abantu b'Imana ko bwije nuko bukeye. So ndabishimira rero Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero tuzaniye iki? Uyu munsi arababwiye ngo nta kintu Imana ishobora gukora itabanje kubwira abahanuzi, abantu bayo, cyane cyane abahanuzi nibo ibwira ibihishwe byayo, niko Bibiliya ivuga. Kandi hahirwa abemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi. Bibiliya iravuga muri Matayo ibice 10 ihereye ku murongo waho wa 40 umanura aho ngaho, abemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi ngo bahabwa ku ngororano za gihanuzi. Noneho uyu muhanuzi nawe kuko aba yatumwe n'Imana, ntago bahabwa gusa ku ngororano za gihanuzi, ahubwo bahabwa ku mugabane wa gahunda y'Imana. So uyu munsi rero hari ikintu gikomeye cyane Imana yavuganye nanjye. Rambwira ngo muri uku kwezi k'umunani igiye gukuraho abantu ibibembe byabo. Ibibembe, hari abantu Imana igiye gukuraho ikintu cyitwa ikibembe. Iyo bavuze ibibembe, ubwo ikibembe ni iki? Ikibembe ni ikintu cyiza cyiyomeka ku buzima bw'umuntu busanzwe. Ikibembe gishobora no kuba ari n'umuvumo, ikibembe gishobora kuza ari nk'amarozi, ikibembe gishobora kuza ari indwara, ikibembe gishobora kuza
ari ikintu icyo ari cyo cyose gikontana cyangwa kivuguruza umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, gitejwe either na Satani cyangwa se n'abambari be. Bundi muri Bibiliya iyo tuvuga ibibembe byo muri Bibiliya, uyu munsi nkeka ko nta n'abantu bakirwara ibibembe. Kera abantu barabembaga bitewe n'ubuzima babagamo, bagaserukwaho n'indwara y'ibibembe ituma batonyoka. Ariko kuko isi igenda iba modern, isi igenda irushaho gutera imbere, indwara zigenda zibonerwa imiti, ibisubizo, noneho hakabaho n'indwara z'ibibembe rero mu isi y'umwuka. Yego, iyo mu isi y'umwuka rero nibyo bishobora gutezwa na Satani, bigatezwa n'abarozi, bigateruzwa n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko bibanza kubera mu isi y'umwuka. Ndaza kubanza nsome hano ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri ibice byaho 5. yego, ndasoma imirongo yenda kuba myinshi, ndagerageza mbyihutishe n'ukwisoma gusa, hanyuma wumve neza icyo iri jambo rivuga, nindangiza nkubwira icyo Imana yavuganye nanjye. Reka tuhasome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiraheli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. aka kajambo kitwa ariko ni akajambo gasa nkaho ari gato cyane, ariko gafite ubusobanuro buhanitse. Bavuze ibigwi bya Namani, bavuga ubutwari bwe, bavuga n'ibindi byose kuri uyu murongo, basoza bavuga ngo ariko yari umubembe. Ndakomeje. Icyo gihe Abisiraheli bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana itaranto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko rwari rwanditswe ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange. Aramenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, noneho ngira ngo arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, abana na Fapa
abana na fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli, sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze nkaswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Amen. Now, aha rero hari umugabo ukomeye w'igikomerezwa witwa Namani. Yabayeho ari umuntu Imana ikoresha kugira ngo Abisiraheli babashe gutsinda. Yabayeho akorana n'imbaraga za gisirikare. Yari umuntu ukomeye ariko akagira ikibazo cyitwa ikibembe. Rimwe rero muri bya bintu byabo barimo banyaga ngo akana kakaja karaza gakorera Namani. Rimwe kera kabaye, urumva uriya mugabo ntago yashoboraga kwiyamburiraho umwana ari, kaza kumva barimo baraganira bajujura ibintu biri aho ngaho, kumva ko Namani afite ikibembe. Ahita atanga recommendation, aravuga ngo iyaba databuja yakemera akagenda akajya i Samariya, hariyo umuntu w'Imana, hariyo umuhanuzi w'Imana yamukiza ibibembe bye. Agerayo nyine arabyumva, mugore aragenda ajya umugabo mu matwi, babiganiraho. Barangije baravuga bati, umugabo kuko yari umutoni kuri shebuja, yari umutoni ku mwami, aragenda abwira umwami, aramubwira ati, numvishe ko mu gihugu cy'abaturanyi hariyo umuhanuzi w'Imana, wakemera ukanyandikira urwandiko nkagenda ngaheshwa gukira ibi bibembe. Umwami aravuga ati, cyusabye kiroroshye. Amuha n'ibintu byo gutanga. Reka nkubwire, hari ibintu bitajya bikuraho bimwe mu bibazo abantu bafite. Imyuka y'ibibembe ntabwo ikurwaho n'ubutunzi, kandi ikindi gikomeye, ntabwo nayo ikangwa naho batunze. Uzi ko nayo ubwayo yishakira ahari ibikomeye, yishakira aho ubutunzi buri. Namani aza yibwira yuko najyana izahabu najyana ifeza aribwo uyu mutambyi ari bumwumve vuba, aribwo umuhanuzi ari buhanura ibikomeye. Arangiza aramubwira ati, nta nubwo binsaba ko duhura, nta nubwo binsaba ko tubonana, genda subirayo, jyana ubwo butunzi bwawe n'ubundi wabaye umubembe ubufite, genda ubanze wiyuhagire, ubanze wibire 7 urabuhumanutse. Umugabo arababara, aravuga ati, ariko ubugabo bw'ubuhanuzi ntibusuzugura. Ni nk'ibintu njya numva abantu batuvuga aho ngaho muri comment, umuntu akihandagaza rega akavuga ati, muri abateka mutwe, muri abajura. So uriya Namani rero nawe yarazi ngo Elisa araza akore protocol ihambaye, abikora uko babimumenyereje, ngo narangiza ngo agira ati, amubwira ati, nkurambitseho cyangwa ndakubwiye ngo kora gutya na gutya. Oya, Elisa kuko yari mu mwuka w'Imana, ngo yaramubwiye ngo genda wiyuhagire. So rimwe nigeze nsanga umwana kwa muganga. Hari umuntu bari bampamagaye, barambwira bati, umwana bamujyanye kwa muganga amerewe nabi. Mukuru we uwo mwana niwe wari umpamagaye. Nimvuga umwana ni umukobwa mukuru baho tuvuganira, no umudamu yarubatse. Noneho bangeza kwa muganga, nsanga aho bamuteye serumu yanze kugenda. Abaganga baragerageza, barakora ibishoboka byose, serumu iranga, ikajya yanga kumanuka. Noneho mpageze ndabireba, umwuka w'Imana arambwira ngo uyu mwana ariho umwuka w'urupfu, niyo mpamvu Satani adashaka ko iyi serumu igenda. Mbwira muganga, ndamubwira nti, muga wanyemerera nkagufasha? Muganga arandeba araturika araseka, arambwira ati, se uramfashe iki? Ndangije ndamubwira nti, wowe nyemerera ngufashe, hanyuma ibindi nawe ukora akazi kawe. Arambwira ati, ngaho mfasha turebe niba igenda. Ndangije njya ku mutwe wa mwana aho yari aryamye ku gitanda, mfata ku mutwe we, ndavuga nti, dayimoni w'urupfu, ndakwirukanye ku buzima bw'uyu mwana mu izina rya Yesu.
mpita nkangara wa mwuka w'urupfu. Uwo mwanya serumu itangira kumanuka, muganga arabireba ubwoba buramwica. Narekeraho gusenga serumu igahagarara, nakongera gusenga serumu ikagenda. Muganga arambwira ati yewe bya bintu byawe ndabona bikora, komeza. So Namani nawe yari azi neza ko Elisa hari ubundi bukoryo ari bukore, ariko ikintu cyitwa ijambo ry'umuhanuzi, bantu bankurikiye ni muryubahe, mujye muri hagaciro, kuko ni ijambo ryuzuye ubumana n'ubuzima. Imana yambwiye irambwira ngo igiye gukiza abantu ibibembe muri uku kwezi kwa munani tugiye gutangira. Uyu munsi ndabivuga ari itariki 25 ngira ngo munsi ni itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi, ariko Imana yambwiye ngo mu kwezi kwa munani igiye gukiza abantu ibibembe. Yanyeretse hari ingo nyinshi zari zigiye gusenyuka. Hari umwuka usa nkaho niba ndawita wa divorce, niba ndawita w'amakimbirane mu ngo. Imana inyereka hari ingo nyinshi zari zigiye gusenyuka. Va kuri ibi abantu birirwa bari aho ngaho bavuga ngo Vitali, ngo Diane, ngo iki, ariko Imana yanyeretse hari umwuka w'ingo nyinshi zigiye gusenyuka, abantu bafitanye amakimbirane, umwe aca undi atera inkokora, umwe aca undi atera inkokora. Ariko Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu bumva ko nibifata bagafata ibihe byo kuba imbere y'Imana, ngo Imana igiye kubakuriraho uyu mwuka. Hari umuntu umwe nkivuga n'aya magambo, Imana imbwiye ngo uyu muntu no mu ijoro ryashize bo bari baraye bashwanira mu buriri, umugore n'umugabo bashwana, bari baraye bananiwe no kubyumvikana. Umugore yumva agiye guhambira, yumva agiye gufata imizigo yiwe yigendera, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo ije gukura icyo kibembe mu rugo rwanyu. Icyo kibembe cyari kigiye gutuma mu bakabarore mujya ku karubanda. Imana y'amahoro igiye kugikura mu rugo rwanyu. Imana yongera irambwira irenyereka abandi bantu bari bafite ibibembe by'ubukene bwa bundi umuntu ashobora kwinukiriza akabwumva. Ariko Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa munani izanye uburumbuke mu bifatika. Hari abantu Imana igiye kugwishiriza imvura mu isi y'ibifatika, bagiye guhura n'icyo bita gusarura. Bagiye gusarura mu isi y'ibifatika. Mwari mumaze igihe mubona ibintu byaranze. Hari umuntu kampani yiwe yari yarahirimye, yari yarasenyutse, ariko guhera muri uku kwezi kwa munani hari impapuro nshyashya ugiye kongera kubona. Hari impapuro nshyashya zikwemerera kongera gukora, kandi ugiye guhura n'abantu bazagufasha cyangwa bazagufata ukuboko bakakwereka inzira zo kunyuramo. Iyi kampani yawe igiye kongera yeguke. Hari ibibembe bigiye kuva ku bantu muri uku kwezi kwa munani. Harimo n'abantu batari bakira ibitangaza byabo byo gusama. Icyo nacyo ni ikibembe. Uzi ukuntu ariko yudabyara mu miryango abantu bakwishyiramo, abantu barakwikorera bakakwikoma. Kandi igitangaje, kanongere nibwirira abantu bari mu bice by'i Burundi, ubu buhanuzi bugiye kwambukiranya imipaka. Ntago ari ubuhanuzi bwa hano mu Rwanda, ntago ari ubuhanuzi bwa East Africa, ntago ari ubuhanuzi bwa Afrika, ni ubuhanuzi bw'isi yose bugiye kwambukiranya imipaka. We wumva uru rurimi aho uri hose. Imana y'amahoro icyo kintu cyari cyarakubangamiye kimeze nk'ikibembe muri uku kwezi kwa munani ntago uzongera kucyumva. Mu minsi nari ndimo nsenga, hari umuntu umwe twasenganye yari afite ikibazo, yari amaranye imyaka 42 afite umwuka umutera mu ijoro, ngo baramuriye baramumazeho utuntu twe twose. Yari ameze nk'aho mugore bibiri ivuga wari uri mugongo, umwe wari umaze imyaka 12. Uyu muntu yari amaranye uyu mwuka imyaka 42 afite nightmare, afite umugabo w'ijoro uza akamusambanya.
afite umwuka umugendaho. Ariko Imana y'amahoro yarambwiye ngo nimusengere, nsengane nawe iminsi yari 2. Twasenganye iminsi 2 yonyine. Wa mwuka na bugingo n'ubu ntarongera kubona, uba maze hafi ukwezi yibaza uwo mwuka wagiye ute. Hari ikibembe Imana igiye gukura ku bantu. We wari ufite ikintu wumva gisa nkaho ari umusonga mu rubavu rwawe rwahangaha ibumoso. Imana y'amahoro igiye kugukuriraho icyo kibembe, kuko n'umwuka bakoherereje wo kugira ngo ukwice kandi upfe ukenyutse. Ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo muri uku kwezi kwa 8 kuzajya gushira utacyumva uwo musonga wari wo wose. Namani yaraje aragenda rero yigendera gutyo asanga Elisa aramubwira ati genda wiyuhagire. Nuko amaze kwiyuhagira ngo umubiri wa Namani uragenda urahumanuka. Hari abantu Imana igiye guhumanura. Mwari mwarahumanijwe mu bintu mwariye mu ijoro, mwebwe mwarotaga murya mu ijoro. Uze kuvugana nanjye ibi ndabikubwira nk'ukuri. Icyo ni ikibembe cyari kiri ku buzima bwawe, kuko wari buzagera igihe ukadivelopinga ibintu bimeze nk'ibibyimba mu nda yawe. Uko ugenda urushaho kugwiza kurya mu ijoro, wari buzagere igihe ukagwiza ibintu bimeze nk'ibibyimba mu nda yawe. Ibi bibyimba ni target ya Satani yashakaga kugutera kanseri y'amara. Murabyumva neza, yashakaga kugutera kanseri y'amara. Ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo igiye guhura nawe muri uku kwezi kwa 8. Ntabwo uzigera urwara kanseri yariyo yose. Niba na Satani yaguteraga ubwoba bw'uko ugiye kurwara kanseri, ntayo uzigera urwara. Boneraho no kubwira abantu bari bamaranye igihe icyo kibembe cya kansa, ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro iracyari mu kazi kandi igiye kongera gukiza ibyo birwara byose byari byarabaye ibibembe ku buzima bwanyu. Amen. Hari abantu bajya bumva ubuhanuzi nk'ubu musumba bakabukerensa bakabutaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo fata ikaramu ufate urupapuro. We wari ufite ikintu kimeze nk'ikibembe nawe unkurikira. Fata ikaramu ufate urupapuro wandike ibimvuze muri uku kwezi kwa 8. Muzandika muri comment mushima Imana ko yabakuyeho ibibembe. Hari ukuntu wari ufite ikintu cy'ikibembe cy'icyangiro mu kazi, barakwishizemo barakwanze, ukareba icyo uzira, ukareba icyo upfa n'abakozi bagenzi bawe, ukareba icyo upfa n'abakoresha bagukoresha, ukagishaka ukakibura. Nuko hari ikibembe cy'icyangiro wohererejwe. Hari ikibembe cy'icyangiro kiri ku buzima bwawe. Ariko iki kibembe ni ikirogano. Mwuka w'Imana arambwira ngo iki kibembe ni ikirogano, ntago ari karande yindi y'ubundi buryo, ahubwo ni ikirogano. Ariko nawe muri uku kwezi kwa 8 Imana y'amahoro iragukuriraho icyo kibembe, kandi kizakubera ikimenyetso. Ugiye guhindurirwa akazi, uzimurwa. Nyuma y'uku kwezi kwa 8 uzabona kandi kazi keza. Amen. Ako kazi uzibaza niba uri umuntu wundi cyangwa niba ari abandi bantu bandi batandukanye n'abandi bantu wigeze ubona mu buzima bwawe. Bizakubera nawe, bizakubera ihurizo. Urakoze cyane. Haleluya. Imana iguha umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ndagira ngo mbwire abantu ko baba mama n'ubundi ku kwezi kwa 7 kuracyakomeje. Nawe utari wakira cyangwa utari wabona icyo gitangazo, utari wabona n'ikimenyetso, komeza uvugane n'Imana muri iyi minsi y'ukwezi kwa 8. Ikibembe icyo ari cyo cyose ni ukuri kw'Imana. Imana yambwiye ngo igiye gukuraho abantu ibibembe. Urakoze cyane. Haleluya. Tanga nimero ubundi dusengera Imana. Amen. Abantu bagiye gukurwaho ibibembe, bagiye gukurwaho uburetwa, kandi bagiye gukurwaho igisuzuguriro. Uko ni ukuri kw'Imana. Imana y'amahoro iguha igiye kubakuraho igisuzuguriro namani kubona tabarwa. Ariko musumbira kankubwira ibintu bikomeye mbere uko ntanga nimero. Wibaze ko uyu muntu ugaragara nk'uciriritse, umujakazi niwe watanze igitekerezo. Hari abantu bapinga cyane, bagapinga n'ibizabagirira umumaro. Namana amaze kwivumbura ati ngiye nazanya amagare n'amafarashi, agarukanye umujinya ngo yivumbuye.
ngo abwirwa n'abagaragu be, baramubwira ati ariko ubundi umuntu w'Imana yagusaba ibikomeye, akagusaba ifeza, akagusaba izahabu, ntuba wazitanze, kukubwira ngo genda wihwagire, ibyo birakunaniye. Nanjye reka mbwira abantu, kubwira umuntu ngo fata umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri usenga Imana igukurireho ikigeragezo, bikunaniza iki? Mwarangiza mukavuga ngo ntako tutagize, ngo twahuye n'abakomeye, ngo ba Potere barunaka baradusengeye. Ibyo nta kibazo. Nge rimwe na rimwe niyo nsengera umuntu ndamubwira ngo tuza ngo usengere, kuko iyo mvuga mba mbwira ikiri muri we. Namwe ntituza ngo usengere, we tega amatwi, n'ikiri muri we kiraba gitega amatwi. So Imana y'amahoro iguha umugisha. Rero reka dusoreze aha ngaha. Wowe ukeneye kuvugana nanjye cyangwa wumva hari ikibembe kiri ku buzima bwawe twakuraho, twahirika, 078 630 42 45. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Namwe mwari mudukurikiye, nimuhabwe umugisha n'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Amen.